Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV guys. Twongeye kubasuhuza nanone aho muherereye hirya no hino mukurikirana ibiganiro bica ku Buryo TV. Reka twongere dushimire cyane uba wamaze gukora subscribe ku Buryo TV. Nawe utarakora subscribe nyamuneka wibuke gukanda subscribe, wemeze no kuri ako kazogera ka notification kugira ngo ujye urushaho kubona ikiganiro cya uploadinzwe ku Buryo TV ukibonere ku gihe. Guys, ukibona iyi foto, ukibona iki kirango imbere yawe, ujye umenya ko twinjiye mu mushinga wa P Network, aho P Network imaze kuba intajegajega, imaze kubaka izina, imaze kugira ubukombe. Uyu ni umwe mu mishinga ivugisha benshi. Iyi ni imwe muri mining zimaze kwandika izina kandi itarajya hanze. Abayimenye ku gihe murabizi, abayimenye mbere muzi akamaro kayo, ndetse nawe ujye ukomeje mining ni wowe uzi impamvu udatezuka, ni wowe uzi impamvu ukomeje kuyinambaho, ni wowe uzi impamvu ukomeje gukora mining yawe ku gihe wirinda gutakaza n'umunota uwo ari wo wose. Guys, murabizi mining zo ni nyinshi, ariko nk'uko mwagiye mubibona Uburyo TV yagerageje kubakusanyiriza amakuru yose ashoboka avugwa kuri mining ya P Network, cyane mu biganiro bigiye bitandukanye, aho twagiye tubereka uburyo ufungura account, niho twatangiriye, uburyo wuzuza buri kimwe cyose gisabwa kugira ngo witegure KYC, uburyo uhuza P app ndetse na P browser, byose uko step zose zikurikirana twarazivuze kugera ugeze kuri KYC n'uburyo ikorwa ndetse n'uburyo ukora migration. Guys, ntabwo ari icyo twari tugambiriye kuvugaho cyane. Icyari kituraje inshinga ni aya mafoto ari gucicikana ku mbuga zigiye zitandukanye, ahagaragara CEO wa P Network cyangwa se P founder ariwe Dr Nikora, ndetse na CEO wa BNB ariwe Zao cyangwa se fondateri wa Binance. Uyu mugabo Zao niwe fondateri wa Binance, hanyuma uyu Dr Nikora we murabizi niwe nyiri umushinga wa P Network. Ahangaha icyo buri wese ari kwibaza kuri aya mafoto y'aba bagabo bombi, haribazwa ese ni uwuhe muri aba ushaka undi? Yaba ari Dr Nikora uri gushaka uyu mukire nyiri Binance? Kubazi Binance ni exchange mpuzamahanga imaze kwandika izina, imaze kwigaragaza mu buryo butangaje, ikora byinshi. Hanyuma iyi Binance murabizi ikaba ifite nayo coin yitwa BNB. Iyi BNB uyu munsi BNB imwe ihagaze amadolari 315. Guys, murabizi aba bagabo bombi rero ni ibihangange. Uyu nguyu Dr Nikora we akaba ari igihangange ku rwego rwo hejuru, nubwo coin ye itari bwajye ku isoko, ariko abenshi bagiye bashyira coin zabo ku isoko, bagiye baca imbere y'uyu mugabo. Niwe wagiye ubabera umwarimu, aho yagiye yigisha abanyeshuri bagiye batandukanye, bakaba bagejeje coin zabo ku masoko. Ibyo mumaze kubimenya cyane. Guys, ahangaha rero icyo umuntu akomeje kwibaza ni ukwibaza ese Dr Nikora yaje guhura na CEO wa Binance kugira ngo bakorane P Network izace kuri Binance, cyangwa uyu mukire nyiri Binance ari gutereta Dr Nikora kugira ngo arebe ko bahuza amaboko, hanyuma P Network yamenywe na benshi itarajya ku isoko. P Network yakomeje kwandika amateka, ikomeje na n'ubu kuvugisha benshi, izajye ku isoko iri gukorerwa no kuri Binance, cyangwa se icururizwa no kuri Binance y'uyu mugabo Zao. Guys, ibi ngibi rero ntabwo wabirebesha amaso ngo bitambutse ayandi. Ahangaha hari ikintu gikomeye cyane hagati y'aba bagabo bombi. Icyo twe dutegereje ni igihe gusa, ahasigaye igihe kikivugira. Icyo dutegereje ni ukumenya ngo ni ryari PI izaba launch, hanyuma isi yose cyangwa se uwamenye P Network akaba ahagaze yemye, akaba ari kuvuga ngo ntabwo nakoreye ubusa. Uwayimenye mbere niwe wagize amahirwe kurusha uyimenye uyu munsi, kuko uyimenye uyu munsi ari kwinjira kuri 0.01 bya P. Kora subscribe.